Sheri, twaba se tukanza tukavugana. Tuvugana iki nese twabura icyo tuvugana? Oya no. Ibibazo byawe bya buri munsi ngiye mu kazi dore nanakereye. Sheri, na bibazo mfite nshaka kukubwira. Shangwino. Nari akantu keza nshaka kukubwira. No, ibibazo byawe bya buri munsi. Sheri wagiye unyura basi mbabari. Ibibazo no. Ako se njye nta kibazo nakubwiye ngo no ngiye mu kazi nakererewe ibyo bibazo byawe ujye ubizana mu gihe cyabyo ubu nago nshaka ibibazo byawe ibibazo byawe Sheri kuki utashaka kumva ikintu mvugana kimwe njye nta kibazo nshaka kugutura ngire mu kazi nanakererewe ako Sheri waje nakubwira koko basi wa mugore wandetse Sheri wambabariye reka nigire mu kazi aha be Miki nkubwire Sheri nzanira agasheza hano mbe nicariye bebe mwana we ibibazo biragwira urwishigisha yararusoma koko ntako ntakundi mana yanjye uyu mugabo koko nzamukorera iki nzamukorera iki koko ntakundi Miki, nana mubwire. Niko Miki, ura musaza wawe koko. Ko mbona sigaye nshaka kugira ikintu mubwira cyose akanca amazi. Buriya koko sinjya mubwira nabi. Nta kibazo kindi nzifitanye nawe. Uyu mwana namuzanye muri uru rugo. Twarabiganiye tubiziranyeho byose. Ni nayo wambwiye ati nimuzane nta kibazo. Urumva ariko nsigaye njya kumuvugisha ikintu cyose ngiye kumubwira ntashaka kunyumva Shamiki reka nkubwire sibyo ndashaka yuko ese ubundi nta kintu yaba yarakumbwiyeho wenda ngo abe yarakubwiye ati wenda uyu mugore nsigaye mubona gutya na gutya cyangwa akubwiye ati wenda sinyumukene cyangwa wenda wasanga yaranakubwiye ko wenda afite gahunda yo kwishakira n'undi nta kintu tujya tuvugana suko abavugana gute ubwo wewe mukorera imiti ngende mu kwinjira mu mukorera amakuru ngose mwana binkorere reka nkubwire rero sibyo havebe bore singiye mba nifitiye ibibazo reka nkubwire ubu ikintu ugiye kunkorera ni iki sibyo unkorera umuti n'ukuri nk'umuntu nawe ejo bundi ngiye kujya ngira inama ugiye kurwubaka ni ukuvuga ngo sibyo ikintu ugiye gukora nataha cyangwa wenda umujijishe uyu munsi nugira ikintu umubwira wenda uzamubwire ejo yibagiye kuko mu kanya ngiye kumuvugisha ahita agenda arakaye ubu ikintu uri bukore n'ejo uzamwegere wenda ubona afite akanyamuneza ubona atarakaye ugende umubwire umuganirize utese ko mbona we n'umudamu wawe mutameranye neza ubundi ikibazo mufitanye n'ikihe umuganirize mbese wumve akamuvamo sibyo umuganirize wumve ikibazo afite mbese ibintu byinshi nyine ugenda umuganiriza umubaza hanyuma ubundi ubwo uzambwira ukuntu nzabigukorera rwose ahubwo niba harimo n'akantu niba nta kantu karimo shana akantu karimo gusanga ikintu kiri kumbaza kikananira stress sibyo nk'utwe dufitanye gahunda dushaka kugira ngo dusame hako ngewe ndi gutekereza ukuntu ari kunyitwara nkavuga nese ubundi kuba ari kwanga uyu mwana akamwanga kandi naramushatse mufite kandi akaba ari we binyemerera ubundi buriya we niwe azemerera ngewe ubundi kumwiga nubwo ari kungira kuriya buriya nanjye ndimo ndamwigaho ndimo ndavugane ntabwo nshobora kuvuga ngo nsame inda yiwe nabanza kumenya amakuru ushaka amakuru niyo nshaka kiranjyanira na bebe mugende mujya mu mirimo rangiye rwose aba yandwaje mu mutwe mana nyagasani mugabo wanjye nanze wambyaje umwana we none ndebereye aho ngeze niyo mbimenya ngo ubwenge buza nyuma y'ubujiji koko aha nakundi Bro, nasinze ibyarimo ndetse na trinete
ariko uyu mukobwa yagiye na telefone ntabwo iriho. So yaba yagiye hatambwiye, ntabwo byumvikana. So atangiye kwigira icyigenge se. Akoreka ntegereze yenda mu kanya arabaje. Asobona none namenya nanatanga n'itangazo mbaza ngo yarengeye he. Iki ni ikibazo, iki ni ikibazo. Kugenda atambwiye naryo ni ikosa. Ibyo byose ariko mukanya naza aransobanurira aho yagiye, kuko ntago nibaza kuba aho nari nagiye mvuyeyo ariko na n'ubu ngubu akaba ataraza. Amakuru nayo ubona. Bayanjye sinibaza ibintu urimo ntago mbizi rwose. Umunsi ngubu iyo ngeze aha nkasanga ntuhari, uba wabaye koko uru rugo nuba uko twasigaye turi imfubyi, ubu uragira ngo nge ndwara umutwe koko. Wari wagiye guhaha, wari wagiye he? Kuri botike. Ako si burari bukabona botike. Nese waragiye guhahira Nyabugogo? Ni Nyamirambo se? Ariko ntago maze igihe kinini. Kandi ntabwo nzi kubibuza n'amasaha. Cyangwa utangiye kumenya, utangiye mbese utangiye kwirara? Utangiye kwirara? Nuko mba ngusobanurira ntunabyumve. Kubyumva? Ikintu nakoze kirenze hano ni iki? Ariko kandi reka nkubwire. Ese bro nakoze iki? Reka nkubwire. Nimba wari wagiye guhaha ntunampamagare ngo mbashe kumenya ngo wagiye ahangaha. Ufite ikigare se kururana nacyo? Bro nta kigare rwose. Haye wewe. Nta kigare. Se bro kubizi kuko njya ikigare ari igare njya ngenderamo. Bro wirakara ahubwo reka mukorere icyayi sibi. Cyangwa nkorereshe. Icyo uri bushobone ko wabona hafi nta kibazo. Mukorere kashi. Ibintu ngomba kubyigaho kabisa, ko ntago bino bintu bivamo kubona yigira ibyo abonye boshye. Nubwo twarasigaye aho ngaho turi imfubyi, ntago agomba no kuba musaza we ko kusubarari akabona Makenga ngiye ntacyo maze. Ni ikibazo.
Soshere ugiye mu kazi? Ngiye mu kazi ndimo ndanihuta cyane. Nese Miki ko nari namubwiye ko akubwiye ukatanga amafaranga yo kujyana umwana ku ishuri wayamusigiye cyangwa ugiye kuyampa? Ariko se wamugore wigiye nakubwiye kuko ibibazo by'umwana ntabwo ndabyara. Amafaranga buri munsi umbaza amafaranga, uzambaza ibibazo by'amafaranga nabo urabizi kuva twabana nabo turagira umwana. Ese Miki nasagira